Igitabo Uwifuzwa ibihe byose, igice cya 14. Twabonye Mesiya. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza kwa 51. Yohana umubatiza yigishirizaga kandi akabatiriza i Betabara, ariho nanone hitwa Betaniya hakurya ya Yorodani. Ntabwo hari kure cyane hahandi Imana yahagaritse umugezi gutemba kugeza ubwo Abisirayeli bamaze kwambuka. Hirya yaho gato inkike z'Iyeriko niho zari zarahiritswe n'ingabo zo mu ijuru. Kwibuka ibyo byongereye imbaraga ku butumwa bw'umubatiza kandi birehereza benshi kuza kubwumva. Mbese wari warigaragaje kera arwanirira Abisirayeli, ntibyari gushoboka ko n'ubu yigaragaza kubwo kubacungura. Ibyo nibyo bitekerezo byabaga byuzuye mu mitima y'abazaga buri munsi ku nkengero z'umugezi wa Yorodani. Kubwiriza kwa Yohana kwari kwarakoze ku mitima y'abantu benshi ku buryo byabaye ngombwa ko bihagurutsa ubuyobozi bw'idini. Akaga ko gusa naho ibyo bishobora kubyutsa imyivumbagatanyo mu bantu igihe cyose habaga hari iteraniro ryo ku karubanda, byatumaga Abaroma batabishira amakenga, kandi ikintu cyose cyatumaga abantu bajya ahagaragara cyateraga ubwoba abategetsi b'Abayuda. Yohana ntiyemeraga ubutegetsi bw'abakuru b'urukiko rw'Abayuda ngo abe ari bo asaba uruhushya rw'ibyo yakoraga, kandi yacyahaga abategetsi hamwe na rubanda, Abafarisayo n'Abasadukayo bose kimwe. Nyamara abantu bamukurikiraga bafite amatsiko yo kumva ibyo yigisha. Amatsiko y'ibyo yigishaga yagendaga yiyongera. Nubwo atemeranyaga nabo, abari bagize inama y'urukiko rw'Abayuda babonaga ko Yohana nk'umwigisha wigishiriza ku karubanda yari munsi y'ubutegetsi bwabo. Iyi nama yari igizwe n'abatoranyijwe mu batambyi no mu bigisha bakuru b'amategeko n'abigisha bo mu gihugu. Ubusanzwe umutambyi mukuru niwe wabaga ari umuyobozi w'iyo nama. Abayigize bose bagombaga kuba ari abagabo basheshe akanguhe ariko nanone badashaje, abantu bize, atari ukwiga gusa iby'iyobokamana ry'Abayuda n'iby'amateka, ahubwo bagombaga kuba basobanukiwe n'ubumenyi rusange. Ntibagombaga kugira inenge ku mubiri, kandi bagombaga kuba ari abagabo bubatse kandi ari ababyeyi, kuko ari bo babasha kurusha abandi impuhwe no gushyira mu gaciro. Icyumba bakoreragamo inama cyari gifatanye n'urusengero rw'i Yerusalemu. Mu gihe cy'ubwigenge bw'Abayuda, urwo ni rwo rwari urukiko rukuru rw'igihugu, rufite ububasha bwemewe n'ubutegetsi bwa leta ndetse n'ubw'idini. Nubwo rwakoreraga munsi y'abayobozi ba Roma, ariko rwari rugifite ijambo ku bibazo bireba abaturage n'ubutegetsi bwa leta hamwe n'ibibazo by'idini. Urukiko rukuru rw'Abayuda ntirwashoboraga guhakanya iby'imirimo ya Yohana. Mu bari barugize hari abibukaga ibyahishuriwe se Zekariya mu buturo bwera, ubuhanuzi bwerekanaga ko umwana we azaba integuza ya Mesiya. Mu rujijo n'impinduka zagiye zibaho, hari hashize imyaka 30 ibi bintu byaribagiranye ntawe ukibyibuka. Byongeye kugaruka mu bitekerezo byabo bitewe n'ubutumwa bwa Yohana. Hari hashize igihe Isirayeli itagira umuhanuzi, hashize igihe ntabo byutse nk'ubwo bugaragara. Gusaba abantu kwatura ibyaha byasaga nk'aho ari bishya ndetse ari nk'ibitangaza. Benshi mu bayobozi birindaga kujya kumva ibyo Yohana yasabaga ngo hato batavaho bashyira ku mugaragaro amabanga y'imibereho yabo. Nyamara inyigisho ze zari itangazo riturutse kuri Mesiya. Byari bizwi neza ko ibyumweru 70 byo mu buhanuzi bwa Daniyeli byuzuza kuza kwa Mesiya byendaga kugera ku iherezo, kandi bose bari bafite amatsiko banategereje kubona igihugu cyabo kibona icyubahiro. Ayo niyo matsiko akomeye abagize urukiko rukuru rw'Abayuda bagombaga gushingiraho bemera cyangwa bahakana umurimo wa Yohana. Imbaraga zabo mu bantu zari zimaze kuyoyoka. Byari bitangiye kubabera ikibazo uko bakomeza guhabwa icyubahiro mu bantu. Mu byiringiro yuko bari bubone umwanzuro, bohereje intumwa z'abatambyi n'Abalewi ngo bajye kuri Yorodani maze bumvikane n'uwo mwigisha mushya. Abantu benshi bari bateranye bumva amagambo ye ubwo izo ntumwa zahageraga. Bagaragaza umwuka w'ububasha bwo kwemeza abantu no gutegeka ko bagomba kubahwa mu buryo butari bwiza. Bagaragaza umwuka w'ububasha bwo kwemeza abantu no gutegeka ko bagomba kubahwa mu buryo butari bwiza, nibwo buryo abo bigisha amategeko bajemo. Mu kwigirayo babaha icyubahiro ndetse no kubatinya, iteraniro ribaha inzira ngo batambuke. Ibyo bihangange mu makanzu yabo y'igiciro cyinshi mu kwishyira hejuru kubera urwego barimo ndetse n'ububasha, baragenda bahagarara imbere y'umuhanuzi wo mu butayu. Amenye ibiri mu mitima yabo, Yohana arabasubiza ati, "Sinjye Kristo." "Tubwire, uri Eliya?" "Sindi we." "Uri umuhanuzi?" "Oya." "None se urinde ngo dusubize abadutumye?" "Wowe wiyita nde?" "Ndi ijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze." Isomo Yohana yavugaga ni bwa buhanuzi bwiza bwa Yesaya ngo, "Nimuhumurize abantu banjye mubahumurize." Niko Imana ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomeze mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho bakubabariwe. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo, "Nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa."
igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Mu bihe bya kera iyo umwami yagiraga urugendo mu bice bidakunze kugendwa byo mu bwami bwe, habaga itsinda ry'abagabo boherezwa imbere ye ngo baringanize ahataringaniye kandi basibe imyobo yabaga iri mu nzira kugira ngo umwami abashe kuhanyura neza nta nkomyi. Uyu muco niwo umuhanuzi yakoresheje avuga iby'umurimo w'ubutumwa bwiza. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. Iyo umwuka w'Imana ageze mu bugingo bw'umuntu kubw'imbaraga ze zitangaje, zicisha bugufi icyubahiro no kwishyira hejuru kwa muntu. Ibinezeza by'isi n'imyanya y'icyubahiro bigaragara ko nta gaciro bifite. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Abakorinto ba 2 igice cya 10 umurongo wa 5. Maze kwicisha bugufi n'urukundo rurangwa no kwitanga bidahabwa agaciro mu bantu bishyirwa hejuru kandi bikagira agaciro kihariye. Uyu ni wo murimo w'ubutumwa bwiza, ari nabwo amagambo ya Yohana yamamazaga. Abigisha amategeko bakomeza ibibazo byabo bati, none utubariza iki? Kutari Kristo, ntube Eliya, ntube na wa muhanuzi. Amagambo na wa muhanuzi yavugaga Mose. Abayuda bari baragoramiye mu myizerere y'uko Mose azazurwa mu bapfuye maze akajyanwa mu ijuru. Ntabwo bari bazi ko yamaze kuzurwa. Ubwo Yohana Umubatiza yatangiraga umurimo we, benshi batekereje ko ari Mose wazutse kuko yagaragaraga ko azi byinshi ku buhanuzi n'amateka ya Isiraheli, kandi bizeraga ko mbere yo kuza kwa Mesiya Eliya yagombaga kuboneka. Ibi bari bategereje nibyo byatumye batemera Yohana, nyamara amagambo ye yari afite ubutumwa bwimbitse. Yesu nyuma yaho yaravuze avuga kuri Yohana ati, kandi niba mushaka kubyemera, niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Yohana yaje arangwa na mwuka n'ububasha umuhanuzi Eliya yari afite kugira ngo akore umurimo nk'uwo Eliya yakoze. Yaba abayuda baramwemeye byari kubabera byiza, ariko ntibigeze bemera ubutumwa bwe. Kuri bo ntabwo yari Eliya, ntabwo yabashaga kubuzuriza inshingano yari yaraje gusohoza. Abenshi mu bari bateraniye kuri Yorodani bari bahari ubwo Yesu yabatizwaga, ariko igitangaza cyahabereye cyagaragariye bake muri bo. Mu mezi yakurikiye umurimo wa Yohana Umubatiza, benshi banze kumvira ijwi ribararikira kwihana. Bityo rero bari binangiye imitima n'ibitekerezo byabo bicuza umwijima. Ubwo ijuru ryahamyaga ibya Yesu ubwo yabatizwaga, ntibigeze babibona. Amaso atarigeze ahindukirira utaboneka mu kwizera, ntiyigeze ashobora no kubona kugaragazwa kw'icyubahiro cy'Imana. Amatwi atigeze kumva ijwi rye, ntiyigeze yumva amagambo ye yo guhamya. Na n'ubu niko bimeze. Inshuro nyinshi ukwigaragaza kwa Kristo n'imirimo y'abamarayika bikorerwa mu materaniro y'abantu, nyamara hari benshi batabimenya. Ntacyo babona kidasanzwe, ariko kuri bamwe kwigaragaza ko Umukiza akora bahishurirwa. Amahoro n'umunezero bigasaba imitima yabo, bagasubizwamo imbaraga, bagakomezwa kandi bakabona imigisha. Izo ntumwa zari zivuye i Yerusalemu zari zabajije Yohana ngo, none utubariza iki? Kandi bari bategereje icyo ari bubasubize. Mu kanya gato araranganya amaso mu iteraniro, amaso yarushaho guhweza, mu maso he hararabagirana, umubiri we wose wuzura agahinda gakomeye. Arambuye amaboko avuga mu ijwi rirenga ati, genda batirisha amazi. Ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya, uwo ni we unsimbura, kandi ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ubu butumwa bwari ubw'umwihariko ndetse bufite ubusobanuro burenze ngo bushyirwa b'urukiko rukuru rw'Abayuda. Ubutumwa bwa Yohana nta wundi bwerekezagaho uretse uwari warasezeranye. Mesiya yari muri bo. Mu gutangara, abatambyi n'abategetsi bararanganya amaso mu bantu bakeka ko babona uwo Yohana yavugaga, ariko ntiyabashaga gutandukanywa n'abari mu iteraniro. Mu kubatizwa kwa Yesu, igihe Yohana yamwerekanaga nka ntama w'Imana, hari hongerewe umucyo mushya mu murimo wa Mesiya. Ibitekerezo by'umuhanuzi byari byerekeje ku magambo ya Yesaya ngo, ntiyabumbura akanwa nk'umwana w'intama bajya kubaga. Mu byumweru byakurikiyeho, Yohana yiganye amatsiko mashya ubuhanuzi n'inyigisho zerekeye iby'umurimo w'ibitambo. Ntiyabashije gutandukanya neza imigabane ibiri y'umurimo wa Kristo, ariyo igitambo cy'impongano n'umwami unesha. Ariko yabonye ko kuza kwe byari bifite akamaro karenze ako abatambyi n'abandi bantu batekerezaga. Ubwo yabonaga Yesu mu kivunge cy'abantu benshi avuye mu butayu, yumvaga afite icyizere kandi amutezeho kugira ngo asobanurire abantu bimwe mu bimenyetso biranga imico ye y'ukuri. Yari ategereje afite amatsiko menshi kumva Umukiza atangaza ku mugaragaro iby'umurimo we, ariko ntihagira ijambo rivugwa, nta n'ikimenyetso cyatanzwe. Yesu ntacyo yavuze ku byerekeye ibyo Yohana Umubatiza yari amaze kumuvugaho.
ahubwo yivanga n'abigishwa ba Yohana, nta na kimwe agaragaza cyerekana by'umwihariko umurimo ukomeye, nta n'icyo akora ngo abe yamenyekana. Umunsi wakurikiye Yohana abona Yesu aza yuzuye umucyo w'icyubahiro cy'Imana. Umuhanuzi arambura amaboko ye avugira ku mugaragaro ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho, icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye mwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we, icyakora sinari muzi, keretse yuko yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uwo uzabona mwuka mumanukira akagwa kuri we, uwo niwe ubatirisha mwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Uwo niwe wari Kristo, uwo abantu bari bafitiye amatsiko ndetse bakamutangarira, uwavugwaga ko ari umwana w'Imana. Bumvise banyuzwe n'amagambo ya Yohana, bari bakomeje kumwumva bashinja ibyaha byabo, kandi buri munsi kwemera ko yatumwe n'ijuru byarushagaho kugira imbaraga muri bo. Ariko se uyu yari inde ukomeye kuruta Yohana Umubatiza? Mu myambarire ye nuko yagaragaraga nta cyerekanaga icyubahiro kuri we. Yari umuntu wicishije bugufi, yambaye imyambaro ya gikene. Hari bamwe mu iteraniro bari bahari ubwo Yesu yabatizwaga, babonye ubwiza mvajuru ndetse bumva n'ijwi ry'Imana. Ariko ugereranyije n'icyo gihe, ishusho ya Yesu yari yarahindutse bikomeye. Mu gihe cyo kubatizwa kwe bari barabonye mu maso he huzuye umucyo mvajuru, ariko ubu ntiyari afite ishusho nziza, yari ananiwe kandi azonzwe cyane, yashoboye kumenywa gusa na Yohana. Ariko uko abantu bamwitegerezaga babonaga mu maso he impuhwe mvajuru zivanze n'imbaraga zo gusobanukirwa. Buri guhumbya kw'ijisho, imiterere ye yose byarangwaga no kwicisha bugufi no kugaragaza urukundo ruhebuje. Yabonekaga nk'uzengurutswe n'imbaraga mvajuru, nubwo imibereho ye yari yuzuye kwicisha bugufi mu buryo utatekereza. Benshi banyuzwe n'imbaraga yari imwihishemo, nyamara itakibasha gupfundikiranwa burundu. Mbese uyu niwe Isirayeli yari itegereje igihe kirekire? Yesu yaje arangwa n'ubukene no kwicisha bugufi ngo atubere urugero ndetse n'umucunguzi wacu. Iyo aza kuza mu cyubahiro cya cyami, byari gushoboka bite ko yigisha kwicisha bugufi? Yari kwigisha ate ubutumwa bwahuranije nk'ubwo yigishirije ku musozi? Ese ibyiringiro by'abaciye bugufi byari kuva he iyo Yesu aza kuba mu bantu nk'umwami? Ku bari mu iteraniro nyamara byasaga n'ibidashoboka ko uwo Yohana yerekanye ari we ubasha guhura n'ibyifuzo birenze bari bamutezeho. Bityo benshi bacitse intege ndetse bumva bibateye urujijo. Amagambo abatambyi n'abigisha amategeko bifuzaga cyane kumva yuko noneho Yesu agiye kugarura ubwami bwa Isirayeli ntiyigeze avugwa. Uwo niwe mwami bari bategereje kandi bahanze amaso. Uwo niwe mwami bari bategereje kwakira. Ariko uwashakaga kwimika mu mitima yabo ubwami bwo gukiranuka n'amahoro ntibari biteguye kumwemera. Umunsi wakurikiyeho ubwo abigishwa babiri bari bahagaze hafi, Yohana yarongeye abona Yesu hagati mu bantu. Nanone amaso y'umuhanuzi yerekezwa hejuru mu cyubahiro gihishura ibitagaragara, arangurura ijwi ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Ayo magambo anezeza imitima y'abigishwa. Ntibabashije kuyasobanukirwa neza. Mbese izina Yohana yari amwise ryasobanuraga iki? Ntama w'Imana. Yohana ubwe ntiyigeze arisobanura. Basiga Yohana bajya gushaka Yesu. Umwe muri abo babiri yari Andereya umuvandimwe wa Simoni, undi yari Yohana umuvugabutumwa. Aba nibo bari abigishwa ba Yesu ba mbere. Bakuruwe n'imbaraga itabasha gusubiza inyuma, bakurikira Yesu, bafite amatsiko yo kuvugana nawe, nyamara bumiwe kandi bacecetse, batangajwe n'ubusobanuro bukomeye bw'ayo magambo ngo, uyu niwe Mesiya. Yesu amenya ko abigishwa bariho bamukurikira. Nibo bari umuganura w'umurimo we, maze haba ibyishimo mu mutima w'umwigisha wavuye mu ijuru kubw'imitima yaba bari bumviye ubuntu bwe. Ariko arahindukira arababaza ati, murashaka iki? Yari kubareka bakisubirirayo cyangwa bakavuga icyo bifuza. Hari umugambi umwe bari bafitiye amatsiko. Hari kimwe cyari cyuzuye ibitekerezo byabo. Baravuga bati, mwigisha ucumbitse he? Muri icyo kiganiro kigufi bari mu nzira ntibabashaga kubona icyo bashakaga. Bashakaga kwihererana na Yesu ngo bicare ku birenge bye maze bumve amagambo ye. Arababwira ati, nimuze murebe. Barajyana, babona aho acumbitse, bararana nawe iryo joro. Iyo Yohana na Andereya baza kugira umutima wo kutizera nk'uw'abatambyi n'abategetsi, ntibari kuboneka aho nk'abigishwa bigira ku birenge bya Yesu. Bari kuza aho ari nk'abamugisha impaka ngo bagenze amagambo ye. Benshi niko bakingiranye amahirwe atangaje. Ariko aba bigishwa ba mbere siko babigenje. Bitabye guhamagarwa kwa Mwuka Muziranenge wakoreraga mu bibwirizwa bya Yohana Umubatiza. Noneho basobanukirwa n'ijwi ry'umugisha wavuye mu ijuru. Umucyo mvajuru umurika ku nyigisho zo mu byanditswe by'isezerano rya kera.
imitwe y'ibyigisho byuzuye ukuri noneho yongerwamo umucyo mushya. Agahinda ko mu mutima, kwizera n'urukundo nibyo bishoboza umuntu kwakira ubwenge mvajuru. Kwizera gukoreshwa n'urukundo nirwo rufunguzo rw'ubwenge, kandi ukunda wese azi Imana. Umwigishwa Yohana yari umuntu urangwa no kugira ishyaka n'urukundo rwimbitse, ugira umwete nanone kandi witegereza, kandi agatwarwa n'ibintu. Yari yaratangiye gusobanukirwa n'icyubahiro cya Kristo, ko atari nk'ibyubahiro by'iyi si n'ubutware ibyo yari yarigishijwe gutegereza, ahubwo ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Umutima we wari waratwawe no guhora utekereza iyo ngingo itagira uko isa. Andereya yumva akwiriye kugeza ku bandi uwo munezero wuzuye umutima we. Ajya gushaka mwene se Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya. Simoni ntiyazuyaza, aramukurikira. Nawe yari yarigeze kumva kubwiriza kwa Yohana Umubatiza, maze yihutira gusanga Umukiza. Amaso ya Yesu amubonye, asoma imico ye n'amateka ye, imibereho yo guhubuka kwe, gukunda kwe, umutima we w'impuhwe, ubushake bwe no kwiyemera, amateka yo kugwa kwe, kwihana kwe, imirimo ye n'uburyo azicwa bamuhora Umukiza. Arabisoma byose, maze aramubwira ati uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanura ngo ibuye. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo, aramubwira ati nkurikira. Filipo aremera, aramukurikira, nawe ako kanya ahinduka umukozi ukorana na Kristo. Filipo ahamagara Natanayeli. Natanayeli nawe yari mu iteraniro ubwo Yohana Umubatiza yerekanaga Yesu nk'umwana w'intama w'Imana. Ubwo Natanayeli yabonaga Yesu, yumvise atangaye. Yatangiye kumwibaza ati uyu mugabo wuzuye umuruho n'ubukene yabasha ate kuba Mesiya? Nyamara Natanayeli ntiyashoboraga kwitesha gukurikira Yesu, kuko ubutumwa bwa Yohana bwari bwaremeje umutima we. Igihe Filipo yamuhamagaraga, Natanayeli yari yiherereye ari ahantu hatuje mu gashyamba, atekereza ku butumwa bwa Yohana n'ubuhanuzi buvuga ibya Mesiya. Yarasenze ngo niba Uwavuzwe na Yohana ari we mucunguzi abashe kubisobanukirwa, maze Mwuka Muziranenge aramumanukira, amwizeza ko Imana yari yagendereye abantu bayo, kandi ko yabahagurukirije ihembe ryo kubacungura. Filipo amenya ko mugenzi we yari arimo ashakashaka mu buhanuzi, kandi ubwo Natanayeli yasengaga munsi y'igiti cy'umutini, Filipo yavumbuye ubwiherero bwe. Bajyaga bafatanya gusengera aho hantu hakikijwe n'ibihuru. Ubutumwa ngo uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, bwasaga nk'ububereye Natanayeli igisubizo cyahuranyije ku isengesho rye. Ariko Filipo yari agifite kwizera kujegajega. Yongeraho ashidikanya ati ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Nanone mu mutima wa Natanayeli habonekamo gushidikanya. Aravuga ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo yanga kujya impaka, aramubwira ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvugaho ati dore Umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Mu gutangara Natanayeli aravuga ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'igiti cy'umutini nakubonye. Ibyo byari bihagije. Mwuka w'Imana wari wahamirije Natanayeli aho yari ari mu bwiherero asenga munsi y'igiti cy'umutini, none havugana nawe binyuze mu magambo ya Yesu. Nubwo yari agifite gushidikanya kandi afitemo no gusuzugura, Natanayeli yaraje kwa Yesu n'umutima utaryarya, wifuza kumenya ukuri, kandi icyo yifuzaga yari akigezeho. Kwizera kwe kwarenze uko uwamuzanye kuri Yesu. Aramusubiza ati mwigisha, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Iyo Natanayeli aza kwemera kuyoborwa n'abigisha b'Abayuda, ntiyari kuzigera abona Yesu. Yahindutse umwigishwa wa Yesu bitewe no kwirebera no kwihitiramo ubwe. Ni nako bimeze kuri benshi muri iki gihe, barangwa no gushidikanya kubabuza kubona ibyiza. Mbega uburyo habaho itandukaniro baramutse baje bakareba. Mu gihe biringira kuyoborwa n'ubwenge bw'abantu, nta n'umwe uzabasha kugera ku bwenge bw'ukuri buhesha agakiza. Nka Natanayeli, dukwiriye kwiga ubwacu ijambo ry'Imana, maze tugasaba kumurikirwa na Mwuka Muziranenge. Uwabonye Natanayeli munsi y'igiti cy'umutini azatubona aho twiherereye mu masengesho. Abamarayika bo mu isi y'umucyo baba hafi y'abicisha bugufi bashaka kuyoborwa n'Imana. Guhamagarwa kwa Yohana na Andereya na Simoni, ukwa Filipo na Natanayeli byatangije umusingi w'itorero rya Gikristo. Yohana yohereje babiri mu bigishwa be kuri Yesu, maze umwe muri abo ari we Andereya ahamagara mwene se amuhamagarira gusanga Umukiza. Filipo nawe yaje guhamagarwa, maze nawe ajya gushaka Natanayeli. Ibi byitegererezo bikwiriye kutwigisha akamaro ko kugira umwete ku giti cy'umuntu wo guhamagara bene wacu, inshuti n'abaturanyi. Hari abahamya ko mu mibereho yabo bafitanye umubano na Kristo, nyamara batarigeze bagerageza na rimwe kuzana nibura umuntu umwe ku Mukiza. Umurimo wose bakawurekera umugabura. Abasha kuba afite inshingano yo guhamagarwa kwe, ariko ntabasha gukora iby'Imana yashinze abizera b'itorero.
Hari benshi bakeneye ubufasha bukomoka ku mitima y'abakristo yuje urukundo. Benshi baratentebutse bagera kure mu irimbukiro, nyamara babashaga kuba bakizwa iyo abaturanyi babo, abagabo n'abagore basanzwe, baza kugira umuhati wo kubitaho. Benshi bategereje ko bahamagarwa. Mu muryango, mu baturanyi, mu midugudu aho dutuye, hari umurimo tugomba gukora nk'intumwa za Kristo. Niba turi aba Kristo, uyu murimo ugomba kutunezeza. Bidatinze, iyo umuntu ahindutse, muri we havukamo ubushake bwo kumenyesha abandi ubushuti yabonye muri Yesu. Ukuri gukiza kandi kutweza ntikubasha gukingiranirwa mu mutima. Abiyegurira Imana bazaba imiyoboro y'umucyo. Imana ibagira abakozi bayo bo kubwira abandi ubutunzi bw'ubuntu bwayo. Isezerano ryayo ni iri ngo, byose nzabigira ibihesha umugisha, kandi nzavubira imvura mu gihe cyayo. Hazagwa imvura y'umugisha. Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa 26. Filipo yabwiye Natanayeli ati, ngwino urebe. Ntabwo yamusabye kwemera ubundi buhamya, ahubwo ngo aze yirebere Kristo ubwe. None ubwo Yesu yasubiye mu ijuru, abigishwa be nibo bamuhagarariye mu bantu, kandi bumwe mu buryo bwo kugira imitima tumugarurira ni ukugaragaza imico ye mu mibereho yacu ya buri munsi. Ibyo tubasha kwemeza abandi ntibibasha gushingira ku byo tuvuga kuruta uko turi. Abantu babasha kurwanya ndetse bakanga kwemera ibitekerezo byacu, babasha kutemera guhamagara kwacu, ariko imibereho y'urukundo rutishakira inyungu ni igihamya batabasha gushidikanya. Imibereho idahindagurika irangwa no kwicisha bugufi bya Kristo ni imbaraga muri iyi si. Inyigisho za Kristo zagaragaza kwemezwa n'umutima nama no kurushaho gusobanukirwa, kandi abigira kuri we bahinduka bigishwa bakurikiza itegeko mvajuru. Ijambo ry'Imana rivuzwe n'uwejejwe muri ryo rifite imbaraga itanga ubugingo, ibasha kurehereza abumva, ikabemeza ko ari ukuri kuzima. Iyo umuntu yakiriye ukuri agukunze, amenyekanisha ibyo yamenye mu buryo bwe no mu mvugo iranga ijwi rye. Amenyekanisha ibyo ubwe yiyumviye, yiboneye, n'ibyo yakozeho by'ijambo ry'ubugingo, kugira ngo abandi babashe gusabana nawe binyuze mu kumenya Kristo. Ubuhamya bwe bunyuze mu kanwa gakojejweho ikara ritwika rivuye ku gicaniro ni ukuri k'umutima wemera kwakira, kandi bukora umurimo wo kweza no guhindura imico. Kandi uwifuza kugeza umucyo ku bandi nawe ubwe azabona umugisha. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Imigani igice cya 11 umurongo wa 25. Imana yabashaga kugera ku ntego yayo yo gukiza abanyabyaha hatagombye ubufasha bwacu, ariko kugira ngo dukuze imico ya Kristo muri twe, tugomba kugira uruhare mu murimo we, kugira ngo dusangire umunezero nawe, umunezero wo kuzabona abazakizwa kubw'igitambo cye. Tugomba gufatanya mu murimo we wo gucungurwa kwabo. Uko Natanayeli yagaragaje kwizera kwe kwikubitiro, yuzuye ukuri kuzira uburyarya, byanyuze amatwi ya Yesu nk'indirimbo. Maze aramubwira ati, mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Umukiza yarategerezanyije umunezero umurimo we wo kwigisha inkuru nziza, kubicisha bugufi no kunga imitima yashenjaguwe, no kwamamaza kubohorwa kw'abagizwe imbohe na Satani. Mu mugambi w'imigisha y'agaciro yarazaniye abantu, Yesu yongeyeho ati, nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku Mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Aha Yesu yashakaga kubabwira ati, ku nkombe za Yorodani ijuru ryarakingutse, mwuka amanuka asa n'inuma anzaho. Iki cyari ikimenyetso yuko ndi umwana w'Imana. Nimunyemera mutyo, kwizera kwanyu kuziyongera, muzabona ijuru ribakingukiye, abamarayika b'Imana bazamanuka batwaye amasengesho y'abatakamba n'abaremerewe, bayajyana kuri Data mu ijuru, kandi bamanuka bazana imigisha n'ibyiringiro, guhumuriza, gufasha n'ubugingo ku bana b'abantu. Abamarayika b'Imana banyuranamo bava ku isi bajya mu ijuru, abandi bava mu ijuru baza ku isi. Ibitangaza bya Yesu ku barenganywa n'abababazwa bisohozwa n'Imana binyuze mu murimo w'abamarayika. Kandi binyuze muri Kristo, imigisha y'ubwoko bwose ituruka ku Mana, maze ikatugeraho izanywe n'intumwa ze mvajuru. Mu kwemera nawe ubwe gufata umubiri wa kimuntu, Umukiza yahuje inyungu ze n'iz'abahungu n'abakobwa ba Adamu bacumuye, mu gihe nyamara ubumana bwe bumuhesha gukomera ku ntebe y'ubwami y'Imana. Bityo Kristo niwe muhuza uvuganira abantu imbere y'Imana, kandi agahuza Imana n'abantu. Igice cya 15 mu birori by'ubukwe. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Yesu ntiyatangiye umurimo we akorera ibitangaza imbere y'abagize urukiko rukuru rw'Abayuda i Yerusalemu. Mu iteraniro ryari mu rugo rwo mu mudugudu muto w'i Galilaya, imbaraga ye niho yagaragariye, yongera ibyishimo mu birori by'ubukwe. Bityo yagaragaje ko afitiye abantu impuhwe, kandi ko icyifuzo cye ari uko bagira umunezero. Mu butayu bw'ibigeragezo, ubwe yanyoye ku gikombe cy'umubabaro.
yaje kugira ngo ahe abantu igikombe cy'umugisha, kandi mu isengesho rye yubashye imibanire y'abantu. Avuye kuri Yorodani, Yesu yagarutse i Galileya, aho hagombaga kubera ibirori by'ubukwe i Kana, umudugudu muto wari hafi y'i Nazareti. Ibi birori byari by'abavandimwe ba Yosefu na Mariya, maze Yesu amenye ko bateranye ajya i Kana hamwe n'abigishwa be, bararikwa muri ibyo birori. Nanone ahahurira na nyina uwo bari bamaze igihe runaka badaherukana. Mariya yari yarumvise ibyabereye kuri Yorodani ubwo yabatizwaga. Iyi nkuru yari yarasakaye i Nazareti, kandi Mariya byamwibukije ibyari bihishe mu mutima we kumara igihe kirekire. Kimwe n'abandi Bisirayeli, Mariya yahoraga yibaza ku by'umurimo wa Yohana Umubatiza, nanone yibuka ubuhanuzi bwatanzwe mu kuvuka kwe. Noneho isano ye na Yesu imwongera ibyiringiro bundi bushya. Ariko nanone inkuru y'uko Yesu yagiye mu butayu mu buryo budasobanutse yari yarageze kuri Mariya, maze yuzura agahinda n'umubabaro. Uhereye igihe yumvaga inkuru ya marayika ari mu rugo i Nazareti, Mariya yacukumbuye ikimenyetso cyose kimwemeza ko Yesu ari we Mesiya. Imibereho ye myiza, ubuzima butari ubwo kwihugiraho, byemeje Mariya yuko nta kabuza Yesu yoherejwe n'Imana. Ariko nanone hakaza muri we gushidikanya no gucika intege, kandi yarahoraga yifuza igihe icyubahiro cye kizahishurirwa. Urupfu rwari rwaramutandukanyije na Yosefu, uwo bari basangiye ibanga ry'igitangaza cyo kuvuka kwa Yesu. Ubu ntawe yari agifiteho kubwira ibyiringiro bye cyangwa ibimuteye ubwoba. Amezi 2 yari ashize, yari yuzuye akababaro. Yari yaratandukanye na Yesu, uwamugiriraga impuhwe, maze akumva ahumurijwe. Kandi yatekereje ku magambo ya Simiyoni ngo, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Yibuka agahinda k'iminsi 3 ubwo yatekerezaga ko yari abuze Yesu by'iteka ryose, ariko afite umutima wuzuye amatsiko, yakomezaga gutegereza ko agaruka. Mu birori by'ubukwe yongera guhura nawe, wa muhungu we witondaga kandi wubahaga. Nyamara ntiyari akiri wa wundi, ishusho ye yari yarahindutse. Yagaragazaga imibabaro ye yo mu butayu, ariko imibereho ye mishya igaragaza icyubahiro n'ubutware byari ubuhamya bw'umurimo we yatumwe n'ijuru. Yari kumwe n'itsinda ry'abasore bakomezaga kumuhanga amaso banamwubashye, kandi bamwitaga databuja. Aba bagendanaga nawe batekerereje Mariya ibyo babonye n'ibyo bumvise ubwo yabatizwaga n'ahandi hose. Basoza bavuga bati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye. Ubwo abashyitsi bakomezaga kuza, benshi basaga naho hari ibiganiro bahugiyemo byabatwaye ibitekerezo. Iryo teraniro riza kugwa mu kantu riratangara. Amatsinda mato baganira bashishikaye ariko mu majwi yoroheje, maze amaso yuzuye gutangara bayahindukiriza mwene Mariya, kuko Mariya yari amaze kumva ubuhamya bw'abigishwa ku bya Yesu. Yari yuzuye ibyishimo yuko ibyo yategereje igihe kirekire ataruhiye ubusa. Mariya yari kuba arenze kuba umuntu iyo bitaza kuvanga n'ibi byishimo byera bikunze kugaragaza kwishyira hejuru k'umubyeyi. Uko yabonaga amaso yose bayahanze kuri Yesu, yumvaga yamusaba ko yahamiriza iteraniro ko ari we koko uwahawe icyubahiro n'Imana. Yiringiraga ko habasha kuboneka akanya ko kuba yakora igitangaza imbere yabo. Byari umuco w'icyo gihe yuko ibirori by'ubukwe bimara iminsi myinshi. Muri ibi birori, mbere y'uko ubukwe burangira, basanze vino yabashiranye. Ibi byatumye bahagarika umutima ndetse bagira umubabaro. Byari bidasanzwe gutanga vino igashira mu birori, kandi gushira kwayo byabaga byerekana ikinyabupfura gike. Nk'uwo mu muryango w'abacyuje ubukwe, Mariya yari afatanije n'abandi gutegura iby'ibi birori. Maze none habwira Yesu ati, nta vino bafite. Aya magambo yari ayo kumusaba ngo agire icyo abakorera cyo guhaza ubukene bwabo. Ariko Yesu aramubwira ati, mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Iki gisubizo uko twe twumva gitunguranye, nta gushishana cyangwa ikinyabupfura gike no kubahuka bikirimo. Uko Umukiza yasubije nyina byari bijyanye n'umuco wo mu burasirazuba. Byakoreshwaga ku bantu wifuza kwereka ko bubashye. Buri gikorwa cyose cya Kristo mu mibereho ye hano kuri iyi si cyahamanyaga n'amategeko ubwe yari yaratanze. Wubahe so na nyoko. Ariko umusaraba mu bihe bye bya nyuma byo kwita kuri nyina, Yesu yongeye kumubwira amagambo ameze nk'ayo ubwo yamuragizaga umwigishwa we yakundaga cyane. Hombi mu birori by'ubukwe no ku musaraba, urukundo rwumvikaniraga mu ijwi rye, mu ndoro ye no mu buryo yitwaraga byagaragazwaga n'amagambo ye. Igihe yajyaga mu rusengero akiri umwana, mu gihe igitangaza cy'umurimo we cyamuhishurirwaga, Kristo yari yarabwiye Mariya ati, ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa Data? Aya magambo yakomye ku mbarutso y'ubugingo bwe n'umurimo we. Ibintu byose byerekezaga ku murimo we, umurimo ukomeye wo gucungura uwo yari yaraje gusohoza muri iyi si. Yongeye nanone gusubira muri iryo somo. Hari ingorane ko Mariya yari kwibwira ko kuba afitanye isano na Yesu byatuma hari icyo amusaba kidasanzwe n'uburenganzira bwo kumutegeka mu murimo we. Kumara imyaka 30 yamubereye umwana ukunda kandi wubaha, kandi urukundo rwe ntirwahindukaga. Ariko ubu agomba gutangira umurimo wa se. Nk'umwana w'isumba byose kandi umukiza w'isi, nta sano y'isi igomba kumutandukanya n'inshingano ye
cyangwa ngo ihindure imibereho ye. Agomba gukora umurimo w'Imana nta nkomyi. Iki nacyo ni icyigisho kuri twe. Iby'Imana idusaba birenze kuri biduhuje n'ibyo duhuriraho mu masano ya kimuntu. Nta birangaza by'isi bikwiriye kuvana ibirenge byacu mu nzira Imana idusaba kugenderamo. Ibyiringiro rukumbi byo gucungurwa kw'imibereho yacu yacumuye ni muri Kristo. Mariya nawe yabashaga kubona agakiza binyuze muri ntama w'Imana. Muri we ubwe nta bushobozi yari afite. Isano yari afitanye na Yesu ntabwo yigeze imuhesha amahirwe arenze ay'abandi mu byo gukiranuka. Ibi bigaragarira mu magambo y'Umukiza. Yagaragaje itandukaniro hagati yo kuba umwana w'umuntu no kuba umwana w'Imana. Kuba bari bafitanye isano nk'umubyeyi nta na hamwe bimuhesha kuba ku rugero rumwe nawe. Amagambo ngo igihe cyanjye ntikiragera agaragaza ko buri gikorwa cy'imibereho ya Kristo kuri iyi si cyuzuzaga gahunda yari iriho uhereye kera cyane. Mbere y'uko aza ku isi, iyo gahunda yari imuri imbere itunganye mu buryo bwose. Ariko ubwo yagendaga mu bantu intambwe ku yindi yayoborwaga n'ubushake bwa se. Ntabwo yatindiganyaga gukora umurimo mu gihe gikwiriye. Afite kwicisha bugufi nk'uko yahoranye, n'icyo gihe yari ategereje ko igihe cye kigera. Mu kubwira Mariya ko igihe cye kitaragera, Yesu yamusubizaga ibyari bimuri mu bitekerezo atavuze, ibyo yifuzaga ko byagaragarira rubanda bose. Yari afite ibyiringiro ko Yesu agomba kuziyerekana nka Mesiya kandi akima ingoma ya Isirayeli. Ariko igihe cyari kitaragera. Atari ukugira ngo yime nk'umwami, ahubwo ahinduke nk'umuntu wuzuye intimba, wamenyereye agahinda nk'uko Yesu yari yariyemeje ingaruka zose za kimuntu. Nubwo Mariya atarasobanukiwe neza iby'umurimo wa Kristo, yaramwizeraga nta gushidikanya. Uku kwizera Yesu yakwitagaho. Igitangaza cya mbere yagikoreye guhesha agaciro kwizera kwa Mariya no gukomeza kwizera kw'abigishwa be. Abigishwa bari kuzahura n'ibigeragezo bikomeye byo kutizera. Kuri bo ubuhanuzi bwari bwarabemeje nta gushidikanya ko Yesu ari we Mesiya. Bari bategereje ko abayobozi b'idini bamwakirana icyizere kirenze icyabo. Babwiraga abantu iby'imirimo itangaje ya Kristo n'icyizere bo bari bafite mu murimo we, ariko bagatangazwa ndetse bakababazwa no kutizera ibyubahiro by'intebe n'urwango kuri Yesu bigaragazwa n'abatambyi n'abigisha amategeko. Ibitangaza bya mbere by'Umukiza byakomeje abigishwa kwihanganira bene uko kurwanywa. Adatewe ubwoba n'ibyo Yesu amubwiye, Mariya abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mugikore. Uko niko yakoze ibishoboka byose ngo ategurire inzira umurimo wa Kristo. Hafi y'umuryango hari ibibindi 6 byabajwe mu mabuye, maze Yesu asaba abahereza ko babyuzuza amazi. Birakorwa. Ubwo hari hakenewe vino yo kugabura, arababwira ati, nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Aho kuba byuzuye amazi yari yashyizwemo, badahamo vino. Ari umusangwa mukuru cyangwa abashyitsi, nta wari uzi ko vino yashize. Basomye kuri ya yindi abahereza bazanye, umusangwa mukuru yumva itandukanye kure niyo yigezanywaho mbere cyangwa iyo zigaburwa kuva ibyo birori byatangira. Ahindukirira umukwe aramubaza ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wehoho washyinguye inziza barizo uherutsa. Nk'uko abantu batanga vino nziza mbere nyuma bagatanga itari nziza, ni nako isi imeze mu mpano zayo. Iby'isi itanga bibasha kunezeza amaso ndetse bigashimisha ibitekerezo, ariko biza kugaragara ko bitanyura. Vino igatangira gusharira, umunezero ugahinduka umwijima. Ibyatangiranye indirimbo n'ibitwenge bikarangirana gucika intege no kwiheba. Ariko impano za Yesu zihorana itoto kandi ari nshya. Ibirori Yesu aho umutima ntibibasha kutanyura no gutanga umunezero. Buri mpano nshya yongera ubushobozi bwo kwakira, kwishimira no kunezezwa n'imigisha Umwami atanga. Atanga ubuntu ku buntu, ntibubasha kumushirana. Nuba muri we ukuri kuhabwa impano y'agaciro kenshi uyu munsi, bizaguha icyizere kuzahabwa impano irushijeho kugira agaciro ejo hazaza. Amagambo Yesu yabwiye Natanayeli agaragaza itegeko ry'Imana rigenga abana bo kwizera. Buri guhishurwa gushya k'urukundo rwe ahamiriza umuntu wese witeguye kumwakira agira ati, urizeye uzabona ibirenze ibyo. Yohana igice cya 1:50. Impano ya Kristo mu birori by'ubukwe cyari ikimenyetso. Amazi yashushanyaga kubatirizwa mu rupfu rwe, vino igashushanya amaraso ye yasheshe kubw'ibyaha by'abari mu isi. Amazi yujujwe ibibindi yazanywe n'abantu, ariko ijambo rya Kristo ryonyine niryo ryabashaga kuyahindura ikibasha gutunga ubugingo. Ni nako bimeze ku mihango yerekeza ku rupfu rw'Umukiza. Ni kubw'imbaraga za Kristo gusa binyuze mu kwizera iyo mihango ibasha kugira ububasha bwo guhaza imitima y'abantu. Ijambo rya Kristo ryatanze ibihagije mu bukwe. Ni nako impano y'ubuntu bwe budusendereye bubasha guhanagura gukiranirwa kw'abanyabyaha no guhindura mushya no kubeshaho umuntu. Mu birori bya mbere Yesu yagiranye n'abigishwa be, yabahaye ku gikombe gishushanya igikorwa cyo kubakiza. Kuri rya funguro rya nyuma yongeye kukibaha, ashyiraho wa muhango wera ugomba kwibukirwaho urupfu rwe kugeza ahazazira. Agahinda k'abigishwa ko gutandukana n'umwami wabo kashoboye guhumurizwa n'isezerano ryo kuzongera guhurira hamwe ubwo yababwiraga ati,
sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu uhereye ubu kugeza kuri wa munsi ubwo nzanywa vino nshya hamwe namwe mu bwami bwa data. Vino Kristo yatanze mu bukwe hamwe niyo yahaye abigishwa be nk'ikimenyetso cy'amaraso ye wari umutobe ukiva mu mbuto z'imizabibu. Uyu ni we Yesaya yerekeza avuga ibya vino nshya mu iseri ry'inzabibu, maze akavuga ati ntuwurimbure kuko ugifite akamaro. Yesaya igice cya 65 umurongo wa 8. Ni Kristo wavugiye mu isezerano rya kera abwira Abisirayeli ati vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge, kandi we ubwe ntiyigeze atanga ibinyobwa nk'ibyo. Satani agerageza abantu mu by'umwuka, ariko Kristo atwigisha ko tugomba gutegeka irari ryacu. Imibereho ye yose yari icyitegererezo cyo kuzinukwa. Kugira ngo aneshe irari ry'inda, yababajwe cyane ku bwacu ahura n'ikigeragezo gikomeye umuntu atabasha kwihanganira. Ni Yesu ubwe wari warategetse ko Yohana Umubatiza atagomba kunywa vino cyangwa igisindisha. Ni nawe wari warategetse Manowa kwirinda ibisindisha, ndetse yavumye umuntu wese uzashyira icupa ry'igisindisha ku munwa w'umuturanyi we. Kristo ntabwo yavuguruzaga inyigisho ze. Vino idasembuye yatanze mu birori by'ubukwe yari icyo kunywa cyiza gisubizamo imbaraga. Akamaro kacyo kwari ukuzana uburyohe buhuje no kwifuza k'umubiri muzima. Ubwo abashyitsi bari mu bukwe bumvaga ubwiza bw'iyo vino, baje kubaririza nyuma baza kubwirwa n'abagaragu iby'igitangaza cyabaye. Abo bantu bamaze igihe batangaye batekereza ku wakoze icyo gitangaza. Bakomeje kumushakisha, basanga yagiye, ntawe ubizi, haba n'abigishwa be. Ibitekerezo by'iri teraniro noneho bihindukirira abigishwa. Bwari ubwa mbere babona amahirwe yo kwerekana kwizera bafitiye Yesu. Bababwira ibyo babonye n'ibyo bumviye kuri Yorodani, maze umuriro ukongezwa mu mitima ya benshi, biringira ko Imana yari ihagurukije umucunguzi w'abantu bayo. Inkuru y'icyo gitangaza ikwira hirya no hino mu gihugu ndetse igera i Yerusalemu. Bafite amatsiko mashya, abatambyi n'abakuru bashakashaka mu buhanuzi buvuga ibyo kuza kwa Kristo. Hari ugushishikarira kwiga iby'umurimo w'uyu mwigisha mushya wari ubonetse mu bantu mu buryo batatekerezaga. Umurimo wa Kristo wari utandukanye n'uw'abakuru bo mu Bayuda. Uko bafataga imihango n'uko yakorwaga byari byarakuyeho ubwisanzure bw'ibitekerezo cyangwa imikorere. Bahoranaga ubwoba bwo kwandura. Kubera kwirinda guhura n'uwanduye, bahoraga bitaruye abandi, atari abanyamahanga gusa, ahubwo na benshi muri bene wabo batifuzaga kugira icyo bamarira cyangwa ngo babagireho ubucuti. Kubwo guhora muri ibyo, bari baradindije ibitekerezo byabo ndetse barashyize uruzitiro ku mibereho yabo. Icyitegererezo cyabo cyateraga abantu kwikunda no gusuzugura abandi. Yesu yatangiye umurimo wo guhindura iyo mitekerereze, agerageza kugaragaza impuhwe no kwiyegereza abantu. Nubwo yagaragazaga kubaha amategeko y'Imana, yacyahaga kwiyoberanya kw'abafarisayo kandi agerageza kubohora abantu mu bidafite umumaro by'ababasi. Yashakaga gusenya insika zatandukanyaga inzego z'abantu batandukanye kugira ngo abashe guhuza abantu bose nk'abana bagize umuryango umwe. Gutaha ubukwe byari bigamije ko byaba imwe mu ntambwe yatuma bigeraho. Imana yari yarategetse Yohana kuba mu butayu ngo atanduzwa n'ibitekerezo by'abatambyi n'abigisha amategeko, kandi ngo ategurirwe umurimo ukomeye. Ariko iyo mibereho yo kwicisha bugufi atyo no kwitarura abandi ntabwo byahaga abantu urugero. Yohana ubwe ntiyigeze ahamagarira abamwumva kureka imirimo bakoraga. Yabasabaga kugaragaza igihamya cyo kwihana kwabo, bagaragaza gukiranukira Imana aho ariho hose bahamagarira. Yesu yacyahaga ingeso yo kwikunda mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi we yari umuntu ushyikirana mu mibereho ye. Yemeraga kurarikwa na buri wese, yasuraga ingo z'abakire n'iz'abakene, abize n'abatarize, ashaka kuzamura ibitekerezo byabo ngo bive mu by'ubu buzima busanzwe maze byerekeze mu by'umwuka kandi by'iteka ryose. Ntiyigeze yemera gutwarwa n'ibibi, kandi bidafite umumaro byo muri iyi si ntibyigeze byangiza imico ye. Nyamara yanezezwaga n'ibyiza binezeza abandi, kandi kuhaba kwe byagaragazaga ko yemera ibiterane byo gusabana. Ubukwe bw'Abayuda byari ibirori binejeje, kandi umunezero wabo ntabwo wari uteye isoni umwana w'umuntu. Mu kuza gutaha ubukwe, Yesu yagaragaje ko ubukwe ari umuhango wera mvajuru. Hose mu isezerano rya kera n'isezerano rishya, umubano w'abashakanye ukoreshwa kwerekana gukomera no kwera kuri hagati ya Kristo n'abantu be. Mu bitekerezo bya Yesu, umunezero w'umuhango w'ubukwe werekezaga ku byishimo bya wa munsi ubwo azacyura umugeni we mu rugo rwa se, maze umucunguzi n'abacunguwe bakicarana mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Aravuga ati, nk'uko umukwe anezererwa umugeni, niko Imana yawe izakunezererwa. Ntuzongera kwitwa intabwa, ahubwo uzitwa uwashyingiwe. Kuko Uwiteka akwishimiye, izakwishimira inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Yesaya igice cya 62 umurongo wa 5. Ubwo Yohana intumwa yahishurirwaga ibyo mu ijuru, yaranditse ati, numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti, Aleluya!
kuko umwami Imana yacu iri ku ngoma. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 6. Yesu yabonaga muri buri muntu ubugingo bugomba kurarikirwa ubwami bwe. Yagendereraga abantu bakumva ineza ye ibagera ku mutima kandi bakamubona nk'ubashakira ibyiza. Yabasangaga mu nzira nyabagendwa, mu mazu yabo, mu bwato, mu rusengero, ku nkengero z'inyanja no mu birori by'ubukwe. Yabasanze mu mirimo yabo ya buri munsi kandi agaragaza kwishimira imirimo yabo isanzwe. Yajyanye inyigisho ze mu ngo ashaka ko imiryango yamenya ko Imana yari kumwe nabo. Impuhwe ze zikomeye zigaruriye imitima ya benshi. Kenshi yajyaga ku musozi ahitaruye akiherera agasenga, ariko ibi byari byo kwitegurira umurimo we mu bantu. Muri ibyo bihe yagiye akiza abarwayi, ajijura abadasobanukiwe no kubohora ababoheshejwe ingoyi za Satani. Yesu yatozaga abigishwa be binyuze mu kubana no gusabana. Rimwe na rimwe yabigishaga yicaye hagati muri bo mu ibanga ry'umusozi cyangwa se agendana nabo mu nzira, akabahishurira ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Ntiyigeze abwiriza nk'uko abantu babwiriza ubu. Igihe cyose imitima yabaga yiteguye kwakira ubutumwa mvajuru, yayihishuriraga ukuri kw'inzira y'agakiza. Ntiyigeze ategeka abigishwa be ngo bakore iki cyangwa kiriya. Yarababwiye gusa ati, nimunkurikire. Mu ngendo ze, mu birorero no mu midugudu, yajyanaga nabo kugira ngo barebe uko yigisha abantu. Yahuje ibyifuzo byabo n'ibye, maze bafatanya nawe umurimo. Icyitegererezo cya Kristo cyo kugera ku nyota y'ibyo abantu bashaka gikwiriye gukurikizwa n'ababwiriza bose b'ijambo rye ndetse n'abantu bose bakiriye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwe. Ntitugomba kwirengagiza ibituma dusabana n'abantu, ntitugomba kwitandukanya n'abandi. Kugira ngo tubashe kugera ku bantu b'ingeri zose, tugomba kubasanga aho bari. Si kenshi bazadushaka bo ubwabo. Si ku ruhimbi gusa imitima y'abantu igomba kugezwaho ukuri mvajuru. Hari undi murima wo gukoreramo, nubwo bwose waba woroheje ariko ugaragaza umusaruro. Uboneka mu ngo z'aboroheje no mu ngoro z'abakomeye, ku bitanda byo kwa muganga no mu biterane byo kunezererwamo bidateye isoni. Nk'abigishwa ba Kristo ntitugomba kwivanga n'ab'isi kubwo gukunda ibinezeza no kwifatanya nabo mu bidafite umumaro. Kwifatanya nk'uko kubasha kuvamo akaga gusa. Ntitugomba guha icyaha inzira, byaba mu magambo yacu cyangwa ibikorwa, mu guceceka kwacu cyangwa kuhaba kwacu. Aho tujya hose tugomba kujyana na Yesu no guhishurira abandi agaciro ko mukiza wacu. Ariko abashaka kurinda idini yabo bakayifungiranira mu mazu yabo, babura imigisha yo gukora ibyiza. Binyuze mu bikorwa byo gusabana, ubukristo buhura n'isi. Buri wese wamurikiwe n'umucyo mvajuru agomba kumurikira inzira y'abataramenya umucyo w'ubugingo. Tugomba twese kuba abahamya ba Yesu. Imbaraga yo gusabana yejejwe n'ubuntu bwa Kristo igomba gukoresherezwa kugarura imitima ku mukiza. Reka isi ibone ko tudahugiye mu byo twishakira, ahubwo dushaka ko abandi nabo babona ku migisha n'amahirwe twabonye. Reka babone ko idini yacu itatugira abadafite impuhwe cyangwa basaba abandi birenze ubushobozi bwabo. Reka abavuga bose ko babonye Kristo bakore nk'uko yakoraga ngo bafashe abandi. Ntitugomba gutuma ab'isi bagira ibitekerezo ko abakristo ari abantu bashavuye, abantu batagira umunezero. Niduhanga amaso kuri Yesu tuzabona umucunguzi utwitaho kandi tuzakira umucyo uva mu bwiza bw'amaso ye. Aho umwuka we yiganje niho amahoro ataha, kandi hazaba n'ibyishimo kuko hari umutuzo no kwizera Imana kuboneye. Kristo anezezwa n'abamukurikira iyo berekanye ko nubwo ari abantu bafite imico y'Imana, ntabwo ari ibibumbana, ahubwo ni abagabo n'abagore bazima. Imitima yabo imarwa inyota n'ubuntu bw'Imana, igakingukira kandi ikakira izuba ryo gukiranuka. Umucyo ubamurikaho umurikira abandi mu mirimo irimo urumuri rufite urukundo rwa Kristo.